The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you, and be gracious unto you. Voilà. Nyagasani nyine abaho umugisha kandi aho umugisha ibiganza byanyu nibyo mukora bibahire. Umve ngo kwa kundi n'abakobwa bakunda kubaterera wenda amavi basize inzara babigize dagi. Yabuze ahera bimbwira. Nongeye kubasuhuza nitwa Logan. Ubwo mukurikiye ufite show ndabashishikariza gukora subscribe, like and share. Uyu munsi dufite abatumirwa bashyashya. Jean-Claude bashya. Nitwa Muhire Jean-Claude. Ndiye nitwa Reine Uwera Ingabire. Okay. Jean-Claude Muhire ni umuntu ukomeye muri kino gihugu kandi hari byinshi yagiye akora bigiye bitandukanye. Tujye kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwiwe kugeza ahageze uyu munsi, ndetse araza no kutubwira umuntu ku ruhande watangiye organization bita Love the Kids. Love the Kids yatangiye muri 2016. Hanyuma rero itangira ari igitekerezo nari mfite cyo kugira ngo ntange uruhare rwanjye nanjye mu gukemura bimwe mu bibazo igihugu gifite, cyane cyane abana bafite ibibazo bitandukanye. Rero tugenda tubafasha mu kwiteza imbere, ariko cyane cyane kubera ko baba bakiri abantu bato gukorana n'imiryango yabo. Yatangira rero kugira ngo dufashe abana bahoze ari abo ku muhanda, tukabafasha kubaganiriza, kubakura mu muhanda, kubaganiriza kuganira n'imiryango yabo, kugeza aho tugiye tubafasha nyine mu bindi bitandukanye, harimo kwiga, kubona uburere nyabwo cyangwa bwiza, ndetse no kumva ko ari abantu noneho bashobora kuva ku muhanda bakamarira igihugu akamaro. Muri iyo myaka mike yishize harimo abiga muri secondaire bagiye no kurangiza, nuko hajemo iki cyorezo cya covid. Harimo abavuye mu muhanda baba ba mbere mu mashuri, ariko ubwo navuze ko bana bo mu muhanda gusa, harimo n'abandi batandukanye batari mu muhanda. Ubu rero ni ibintu twishimira ko tumaze kugera ku bana barenga 200 muri iyo myaka yose, bava no mu miryango irenga 80. Urumva ni igikorwa umuntu yakwishimira. None se ujya gutangiza iyo foundation ni igitekerezo cyawe cyangwa hari undi muntu wabikugiremo inama? Ni igitekerezo cyanjye bwite. Hari ubuzima bwanjye nka Muhire, akaba n'ubuzima nabayemo, nabanye n'abana mbere yaho. Ni igitekerezo nagize kubera ubuzima bwanjye bwite, ariko nanone kubera n'ubuzima nabayemo mu cyahoze ari ikigo cy'imfubyi. Rero kubera ko hajeho gahunda yo gufunga ibigo, ubwo njye nashatse gukomeza gufasha abana, ariko njya kubihuza n'ibyo nakoraga mbere. Kubera ko haje gahunda yo gufunga ibigo, abana bakajya mu miryango, noneho ugasanga ya miryango isanzwe hari myinshi irakennye. Turashaka rero gufasha abana baba mu miryango. Ntabwo dufasha abana mu kigo runaka, dufasha abana baba muri famiye zabo, ariko famiye zifite ibibazo. Nubwo twavuze ngo abana bo ku muhanda, ariko umuhanda ntabwo ari urugo. Ni abana baba bajya ku muhanda cyangwa bakavamo ariko bafite aho bavuye, noneho umuntu akabafasha kubivamo ariko bagasubira ahandi hantu mu muryango. Dusubiye inyuma gatoya ndagira ngo udutangize. Ubundi Jean-Claude uri umuntu ki? Mubajije ati uri muntu ki, hasubiza umuntu gute? Umunyarwanda ufite fiance, nyobora umuryango utegamiye kuri leta, nkaba ndi umuntu ukunda kugira inama abantu bose, abato n'abakuru, cyane cyane abakuru ariko bangana. Hanyuma nkaba ndi n'umuntu ukunda gutera imbere mu buryo bwanjye bwite, ariko bwiteye imbere uteza n'imbere abandi. Ni ibyo muri make. Urumva umuntu ukomeye cyane.
tugarutse gatoya kuri iriya foundation Love the Kids, ugize igitekerezo bishyizeho bitangiye gukora. Ese abo bana wadusobanuye ngo urabafasha ni mu buryo bw'amafaranga cyane mu buryo bwo kubajyana mu mashuri, kubakorera ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, bagiye uducera mu ncamake ariko ntago watubwiye exactly icyo ubufasha? Tubafasha mu buryo bw'ubuvugizi ko umuryango wacu ufite intego yo guteza imbere imibereho y'abana bafite famiye zibaho mu bukene cyangwa imiryango ibaho mu bukene. Hari igihe ubukene buterwa n'indwara, ubukene bugaterwa n'amakimbirane umuryango, ubukene bugaterwa n'ubujiji, ubukene bugaterwa no kutitaho abana. Ubwo hari abana b'imfubyi, hakaba abana bahoze ku muhanda, hakaba abana bafite wenda imiryango yabo ifite indwara za karande cyangwa se zidakira, ndetse n'abandi bana nyine baba muri famiye zifite amakimbirane. Abo rero urumva bakeneye ibintu twavuga ko byinshi, bakeneye kubaho, bakeneye kugira umuryango, bakeneye kurya, kwiga, kubona ibikoresho byose. Rero nibyo tugenda dukora, ariko focus yacu cyangwa icyo twitaho cyane ni ukubafasha kugira uburenganzira ku burezi. Aho rero dukorana n'abantu batandukanye, tukabishyurira minerivare, urumva niho wazamo ikintu cy'amafaranga, ariko nanone tukabaha n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, kubafasha nko kubona ibyo bikoresho. Hari umwana yakwiga adafite ibikoresho by'ishuri, uniforme, amakayi, abiga muri segonderi, amashuri yisumbuye hari igihe bajya ku mashuri bagakenera n'ibindi bintu, matora, indobo, urabizi wize nayo mashuri. So urumva ni ibintu byinshi bimeze nk'aho umuntu nta nubwo agiye mbyita umuryango, ushobora kuvuga ko ari indi famiye, kubera ko n'ubundi abana ni ahantu duhurira tukaganira tukamenya n'ibibazo byabo. Nubwo ikibazo gihari nyamukuru, umuryango urumva uracyari muto, ariko abantu bakeneye ubufasha ni benshi. Rero ni naho mpamvu navuze 200 bumva ni benshi, njyewe kereka burangeze nko kuri miliyoni nk'ebyiri. Se tugarutse gatoya, Jean Claude wicaranye n'umuntu ukomeye, wambwiye ko ari fiance. Muri rero Sawa. umeze neza? Neza. Ire mu ncamake yihe? Muncamake yawe. Mu ncamake yanjye. Okay. Reine ni umukobwa Turukundo. Okay. Gira byivugira ariko umuntu wari we wese agira urukundo. Bo mu magambo makeya, njyewe ibintu nkora cyane cyangwa undi we nka profile yanjye, nize ibyitwa computer science muri université. Ngira n'Imana mbonamo akazi, urabizi akazi karabuze muri no minsi. Nkora ibyitwa mu gashami ka computer science bita software development, ariko nayo nkora icyo bita software testing. Yani nibyo nkora mu buzima busanzwe. Secondaire nahereye hejuru ndi kumanuka. Wahereye mu gatandatu urikozeza mu wa mbere? No, mpereye muri université manuka. Okay. Ubwo secondaire nize mate, physique, chimie, nta kibazo kambivuge. Hari igihe umuntu buriya ibintu wize ugendana nabyo, hari igihe ugira nk'udukode wakuye muri integrale cyangwa se ugakora bijyanye n'ibyo wize. Kuvuga ibintu bijyanye na ma C++ urareba? Ndabizi, ariko muri no minsi ntago mbikoresha cyane. Utakoresha ikintu cyane kiragenda, ariko logique zose zo muri coding ndazizi, inyinshi ndazizi. Urumva ibyo nkora byitwa software testing, no gutestinga ama software yabaye developed. Urumva ntago ujya muri code cyane, no kureba ama logique arimo n'ibyo ngibyo. A part y'akazi, ubwo mu buzima busanzwe bundi nkunda kuririmba. Ndaririmba cyane, ndirimba injyana itamenyerewe mu Rwanda yitwa opera. Zere kuri buze araza kudakana cyagukanga nkunda kuririmba classical music na opera. Umundi nkanakunda gufasha, umuntu ukunda gufasha nangwa kubona umuntu babaye.
umuntu wari wese ubabaye antera impuhwe mfite icyo nkora nagikora. Kuvuga ngo you guys muri some ariko dukunda gufasha mu buryo butandukanye. Muhira akunda gufasha mu buryo buri mental moralement, ngiye nkunda gufasha mu buryo buri emotionnel n'uburyo buri physique. Urumva turatandukanye. Mu buryo bw'amafaranga. Mbo pana amafaranga koma amafaranga mbo ngomba kugufasha kugira ngo ube physically fit. Oui, ziri cyane côté émotionnel, kuganira n'abantu mbona bihebye cyangwa se kugufasha cyane abantu barwaye. Yanenda kubona umuntu urwaye, umuntu ushonje. Abantu babiri ngiye nibo ngirira impuhwe cyane kurenza muhire we areba isi umuntu ashobora kwiga, ashobora kuba yava mu buzima buri vulnerable. Ngiye ndeba cyane umuntu arashonje namukorera iki, umuntu ko ababaye namufasha iki, umuntu ko yihebye namufasha iki. Wakoze cyane, ndumva ari byiza cyane Jean Claude. Ayo mu ruhande mwamenyanye gute? Kera nararirimbaga. Wararirimba? Jean Claude uratuye? Nagabese. Nose ko nzi kutigeze uririmba. Bane kugira impano cyane. Yavuze ibintu yize. Nanjye nize ahantu baririmba. Ubwo rero bituma nanjye mba muririmbyi by default. Najyaga ngira nabyo kudirije. Tera igipimo niko babita. Tera mezi. Nize mu seminari kandi umuntu wese wize mu seminari imyaka 6 yose. Uva mu wa mbere ukagera mu wa 6 uririmba. Wumva misa nyinshi buri munsi. Bavuga ngo abantu bize mu seminari baba barakoze reserve za misa. Yego biga amezi 3 kumva misa iminsi 90 kuba iminsi 270 muri 360 igeze umwaka. Bakuba 6 urumva kandi umuntu yumva misa bundi abenshi rimwe mu cyumweru. Rero urumva ntago wakumva misa baririmba uri umunyeshuri, mugomba kuba mufite korali mubana n'abapadi ngo bure kuririmba. Uranabikunda uko mwigana na muziki n'umuziki. Ubwo rero ubwo buzima nyine bugufasha mu buryo bwo guhinduka. Rero nanjye narayize ndaharangiza ubitumera nk'umupadiri nanone. Ari n'abanyita padirongo. Abantu bajya baza gusaba ubufasha muri organization. Kavuga ngo turashaka padiri muhire umusatsi n'ubwanwa. Kubera ko nyine urumva dukorana na kiliziya. Ariko nanone bawumva ko nyine umupadiri. Twamenyanye rero 2012 turi muri korali yitwa Caritas na Maribene. Hanyuma rero biba ngombwa ko duhurira muri iyo korali dukina ibyitwa kakawete turatomborana. Aranombora nanjye ndamutombora. Hanyuma biba ngombwa nyine ko tumenyana gutyo. Biva muri kakawete. No kuvuga ngo ukimutombora muri kakawete wahise ugira crash se? Abongezeho crash? Crash se. Tugiye kwari kugira ngo mumenyane. Hanyuma umwe amenye undi musurane umenye wabo. Marire nta crash wagize? Bon, je sais pas. Ntago mbizi ariko nyine ukuntu korali yadusabaga kubaho. Ni byasabaga ko n'undi muba close kuko crash wari ifite. No, yaranomboye ndamutombora. Rero watombora umuntu. Oyi nose ni kakawete nagutombora umuntu wahisemo. Nyine bakora udupapuro ntagura kakawete. Kakawete ndazikina ariko ntago umuntu wese. Nyine twaratombora. Wowe wasenze Imana timana imfashe. Ntagusenga ntago ibyo bisengera. Sekilia ntago twari tunaziranye cyane icyo gihe. Umva twese twahuriye muri korali turi bashya namuzi atanzi tumenyana kubera kakawete. Après au fur et à mesure que umuntu mumenyana aza muri famille yawe ukajya muri famille yabo nyine mukamenyana ubwo n'ibindi bishiduka byaje. Okay, kakawete umaze gutombora nawe kakawete biza kugenda numva ibintu byavuyemo kakawete bikaba bigeze kuri fiance. Numva hari ibindi biri imbere.
nawe uri kubyivuge gusa ariko hari ikitambwiye hari ikitambwiye icyavuyemo nyuma ya kakawete byagenze bite wamubwiye gute ko umukunda ninde wabwiye undi ko akunda ubundi muhire nasubize niwe ni muhire nasubize aya ni Mariye ni munavuga nasubize bo sekilia nta nubwo wamenya ngo twavuganye ko dukundana iki gihe kuko ntabwo arakubwira ko agukunda yarabimbwiye kenshi cyane nanjye nabimubwiye kenshi cyane ariko kudefinisa ngo uri munsi igihe iki n'iki iyi saha itariki nyine twabwanye ko dukundana nyine hari ukuntu umenyana n'umuntu uko mugenda mumenyana mugakundana comme des amis mukaba inshuti mbere yuko mukundana nyine kuvuga ngo ni couple rero twe niho twabanje kunyura kandi gukundana nk'inshuti dukundana nk'abavandimwe nyuma tuza kwisanga ko dushobora no gukundana nka couple ntibisenye undi mubano twari dufitanye nabyo turabitryinga tubona bivamo nk'abandi nk'izindi couple zose nyine mugakundana uyu munsi ejo mukashwana kubera wenda caractère muri kugenda mumenyanaho puis mukongera mugakundana gutyo biza kugera igihe nyine tubasha kumetrizanya umwe amenya undi abona ko nyine bishoboka ko dukomezanya ubuzima Monsieur zira emotion ntago zitaze emotion c'est quoi ziza kubera ikintu runaka nawe nagira emotion bitewe na situation duhuriyemo ariko ahubwo ikintu wavuga urukundo rwariyongereye bwaraje riyongereye ndikona ko wamukunze mbere bo gukunda mbere je sais pas ntago ariko iyo dusubiye inyuma anyanzerereza akavuga ngo ni ngewe wabizanye cyane ntago mbizi niba ari ngewe ariko franchement ngewe ntago ndi wa mukobwa nyine ucecetse nk'abandi benshi ashobora kugira ikibazo ntakivuge cyangwa se ashobora kugira kumva nyine agukunze akagucira akabiceceka n'abandi bakobwa banyumva mujye mwivugira ntacyo bitwaye kuba ari njye wabivuze bwa mbere ntabwo ndi sure ariko nshobora kuba ari njyewe wabyemera hari ikibazo kubyemera ntabyibuka neza ni ikibazo hari ikibazo ni umukunzi wanjye turakundana numva rero no kuvuga ariko ubwo ni ukuvuga ngo wamukunze ntago mbizi neza twarakundanye ibindi byiwe mbo pardon nyine ngiye kubivuga umuhire yihangane normalement ni umujama uri utanga care militaire ako nanjye nanga umuntu umbebeza cyane umva nyine nicyo cyambere twahuriyeho umva personality ye mbo yahuye niyanjye ntago akunda care cyane ntago zikunda nanjye sizikunda umbaye wa muntu umpamagara mu gitondo Reine wariye wabyutse saa yine wagiye kwezi wambaye iki saa 10 ndakwanga kuko ni ukuvuga ngo iyo uza gukundana ntuguce mu gatoya mu ijambo uza gukundana nk'umuntu ukora muri leta tuvuga nk'umusirikare cyangwa se abandi bantu nowe tukora icyo bita military love byari kuvamo kubera ko nyine personnellement nkunda umuntu nyine umwanya wanjye nkakora ibyanjye nawe agakora ibye rero nicyo cyambere twahuriragaho nyine mugakundana ariko atari babantu nyine mutambuka cyangwa ubazi n'ubabona ahita adekuvura ko mukundana no wapi rero ngiye ibyo ubwanjye ntabwo mbikunda nyine turakundana yego ariko kora ubuzima bwawe nanjye nkuru ubwanjye tugiye n'ubwo duhuriramo rero iyo yari caractère ye ya mbere twahuje ikindi cya kabiri muhire ni umuntu nyumva uzi no kumetriza caprice zanjye babivuge gutyo ni umuntu nyine ushaka kumenya situation zanjye facilement kurenza abandi rero nabyo byaramfashije nyine ko dukundana byoroshye wabonye uburyo mosiyo zishe muhire ni kwa mezi ya umva rero umuntu ubasha kukumenya facilement kandi ntakubangamire uko kuzi uteye nta kintu gituma mudakundana umva ari ibintu byiza Jean Claude wowe byagenze bite ko we yatubwiye ko yari ikintu yagukundiye yabimvugiye ntabwo ngewe nyine ibyo bintu byose yavuze n'igihe ari kuvugira
ibintu byo kudahamagara umuntu buri kanya, donc kudatanga keya zirenze izikenewe ariko navuga, ariko nanone akaba ari n'umuntu nyine uri sociable, akunda gusenga, akunda kuririmbira Imana, hanyuma kandi ni n'umuhanga, umuhanga muri domaine ya IT ariko no muri domaine ziri social cyangwa scientifique, ni umuhanga. Ikindi ni umuntu ukunda wanga akarengane nyine, nuko wanga kuba ari umuntu ushobora kuzira uko ameze, cyane cyane iyo bigiye mu bintu bijyanye n'ubuzima. Umuntu nyine ukunda ko umuntu ashobora kugira icyizere cyo kubaho bitewe na situation yarimo. Ikindi cy'umwihariko umuntu nyine unyumva kandi wubaha ibintu nkora, urumva nanze kuvuga byinshi kandi urabizi nawe, nkora ibintu birenze kimwe ariko bishobora gutuma uhura n'abantu benshi kandi b'imico itandukanye, kandi abo bantu bikanaba na ngombwa ko nabo bagushaka aho uri hose. Niba ni urugero wenda turi nko kuri biro, abantu bakaba bashobora kuza ari 10 kandi bakagira ibyo bakenera mu buryo butandukanye, wenda binarenze n'ubushobozi bwawe nk'umuntu. Ni umuntu ubyumva nyine kandi yumva ko bibaho, kubera ko nawe yavuze ko akunda gufasha abantu wenda bo mu kindi cyiciro. Urumva hari ikintu duhuriyeho nyine cyo kumva ko abantu bashobora gukenera ubufasha kandi bakabubona. Ni umuntu rero wumva ibyo nkora ko bifite akamaro kandi bigomba n'umwanya uhagije. Ibyo rero ni ibintu nyine mwumva mugenda muhuriraho nk'abantu. Hanyuma noneho ni n'umuntu nyine wagize uruhare mu buzima bwanjye bwihariye, wenda tutari bubigarukeho cyane. Urumva rero umuntu ushobora kwitangira muri ubwo buryo bugiye butandukanye ni umuntu ufite agaciro, bitabuje ko wenda hari n'abandi, ariko nyine umuntu umwe niwe uhagije kurusha abarenga umwe bashobora kukwiyereka uko batari. Mumaranye imyaka 9, 9 years. Imyaka 9 gusa kumuhiye kwatinze tinze gushaka. Hari ibintu byateye rero cyane muri Afurika, ariko by'umwihariko mu Rwanda. Yenda umusore, mama wawe cyangwa papa bati ngewe nakoze ubu mfite imyaka 20 cyangwa n'umwe. Hari n'ibintu wenda hari amategeko agenda ahinduka, baba umuntu akora ubukwe afite iyi myaka, ariko ibintu byo kuvuga ngo umuntu yaratinze cyangwa ngo umuntu yaheze kwishiga ubanza ariko bavuga ni uburenganzira bw'umuntu gushaka. Oya, ikintu nsetse ni uko normalement nta gihe kinini kiriho cyo gushaka, kuko mu myaka 9 ntekereza ko harimo urugendo runini rungana wenda nuko wenda iyo tuhita dushakana tukimenyana mu mwaka wenda wa 2, umwaka wa 3 twari gukora divorce, wa 4 ntibivemo, wa 5 nyine. Icyo nshaka kuvuga nuko nta gihe uvuga ngo ngomba gushakira kuri iki gihe, ushaka kuko uri prêt, ibintu byose ubona ko iby'ingenzi biri ku murongo. Ngiye numva ko kwihutira gushaka umuntu mutaramenyana ari ikibazo, kwihutira gushaka utaraba stable bitari byo. Umva niba twaramenyanye ndi muri secondaire, niga mu wa 4, nkarangiza secondaire nkajya kwiga université, ntago niba mu rugo bambwiye jya kwiga bamfata en charge ngomba gushyiramo na projet y'urugo at the same time. Nwabanza wige nubirangiza ufata indi projet, kuko gushaka ni projet, kandi projet ukora kuko uyifitiye umwanya, uyifitiye igihe, uyifitiye umutima, ntago ari ikintu nyine uvuga ngo ngiyemo kuko abandi babikoze nanjye ngomba kubikora. No, even dushobora no gushaka muri 3 ans ziri imbere cyangwa 4 cyangwa mu mezi 2 ari imbere cyangwa 3, we never know.
ariko icyo nshaka kuvuga nuko nyine ugomba hari ibintu bisaba kugira ngo ubashe gushaka ntabwo ushaka kuko ubu se abyutse mu gitondo akabona opportunity wenda cyangwa abona opportunity yo kujya kwiga yaba yihanganye nkajya kwiga nava kwiga tugashaka igihari ntabwo nshaka kuvuguruza imyumvire y'abantu ariko igihari leta y'u Rwanda turi mu Rwanda iravuga ngo umuntu yemerewe gushaka afite imyaka 21 yemerewe ariko ntabwo ivuga ngo ategetswe ntagira vena ahita ashaka nadashaka tu ariko ntabwo navuze ko ndi gutegeka ngiye nabaje nkuko umuntu uri hariya nawe ari kureba kino kiganiro abaza se kwera kino umuntu yatinze umuntu wese agira amatsiko kino kiganiro turamubwira ko ari 200 bivuga gushaka ni byiza ariko no kudashaka ntacyo bitwaye ntabwo kuvuga bya Bibiliya cyane ariko igihari ntabwo na Bibiliya ikonse y'abantu kudashaka ariko gukora ubukwe ni umushinga wigwaho ntabwo icyangombwa ruvuga ngo dukore ubukwe twereka abantu ko twakoze ubukwe nyuma y'ubukwe ubwo mubaho guteye ntabwo twebwe turabukora nubwo buri hafi ndabizi neza ko ikibazo cy'amafaranga ntacyo ufite ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga kuko ikibazo cya mbere cyari ukuvuga ngo nk'uko yabivuze niba ari kwiga aganiriza no kwiga wenda ntabone n'akazi cyangwa se yabona n'akazi ugasanga hari n'ibindi akeneye ni gute ushobora gufasha umuntu nyine kugira ngo wenda twebwe nuko twavuze ko turi abantu bameze nk'aho bafasha abandi cyangwa bakunda gufasha ariko ikintu gihari cy'ingenzi ni ukubanza kumenya ngo ntibiye bintu mfite meraho nk'urugo hanyuma n'urwo rugo nimara kurugeramo ni gute nshobora kurugira urugo rukeneye ibyangombwa kugira ngo rube urugo rwiza ubwo rero ntabwo natinze kuri njyewe nk'uko yarabivuze ashobora no kuvuga ngo agiye kwiga ibindi n'urugero cyangwa se agiye mu bindi bitabuza ko umuntu ashobora kumwumva wowe icyo nshaka kuvuga ni uko wenda hari n'abandi bantu tujya tubona bakora n'ubukwe bafite nk'imyaka 50 ni urugero wenda atari hano hafi ariko icyo nshaka kuvuga ni uko bitinda ko umuntu hari igihe biterwa n'impamvu zihariye ariko nanone bigaterwa n'uburyo nawe bashaka gutwara ibintu ntabwo natinze aguterera ivi wararize ntabwo narize really kandi atarateye ivi ntabwo narize kuko njyewe ibintu bindiza ni bikeya nshaka kurizwa nuko mbonye wenda umwana bamukubita ariko ntabwo narira noneho ndabyemeje ni military rambo neza nyine ndarira ariko ibintu bindiza ni ibintu ntafitiye igisubizo muri ako kanya cyangwa mbona ndi muri dilemma cyangwa ntarabona plan yo gukorera oya nyine ndi kukubwira ibintu bindiza icyo ntabwo cyari kundiza kuko nta dilemma irimo nyine ni ibintu nzi ko bishoboka cyane ibintu turimo niba ari ibintu turimo ntabwo narira nshaka kurira ntekereje ngo dans 5 jours biraba bimeze gute byaragutonje muri 5 jours nkarira ariko ntabwo narize pe nari ndi guseka ndi kubabwana ariko muransetsa pe ni gute mwitora mukicara mugaplanifiye ibintu nimumubwire ngo byibura nze nanambaye neza kurenza uko meze cyangwa nyine byabaye fun more than kurira uko nta cyari kundiza gihari couple kari danger ntago ari danger ahubwo nyine mbo icyo mvuga ni nuko tubaho muri realite dusanga nk'abajamatu na bintu byo kuzana ibintu biri romantique cyane romantique irahari ariko nyine ni uburyo tuziranye cyangwa uburyo tubanye tumenyeranye ntago ariko akunda uvuga ngo ngiye gushowing up gushowe niba abakobwa bose barira babatereye ivi nanjye ngiye kurira no I can't niba ngo tugomba ngo abantu bari fiance ngo bagomba kugendana cyangwa urugero ubuse ntago yametana yambaye kandi ni yanjye upfa kuba dans moi busy neza ko I'm engaged kuba nakwambara impeta iri symbolique it's fine ako ntago voilà yes umva uri muransubiriza none urumva rero ibintu byose
ni realite zihari. Ntabwo nshobora kuvuga ngo muhire wenda aje mu rugo asanze niyambariye kajoya ngo njye kubigira dagi ngo muhire araje. No, ni realite yanjye y'ubuzima bwanjye ayivemo kunguka bisanze. Rero nta showcase tugira. So tubaze tubiri twa nyuma akambere nk'abantu bamaze imyaka 9 mu rukundo mufite experience n'ubuhe butumwa mwaha abari gukurikira iShots 250 TV kugira ngo wasangize wenda bujyanye n'urugendo rwanyu kugira ngo muze gukundana mugera aho mugeze uyu munsi n'undi muntu ushaka kubyinjiramo kugira ngo bizagira icyo bimufasha. inama nuko ukunda narwo ni umushinga, ntabwo ukunda umuntu. Inama yacu ni ukutamukurikiraho ubutunzi, utamukurikiramo ibyamutera ibibazo mu buryo butunguranye, no kumva ko kuba wabana nawe muramutse mukundanye akaba nk'umugore n'umugabo byabateza imbere mwembi. Urukundo ubundi rwagombye guteza imbere abantu, ariko nanone urukundo ni isomo. Iyo myaka 9 urumva namenye ko Mariye namumenye atarajya no mu buhayiti, nawe amenya ndi mu bindi bintu. Mushobora kudahuza ibijyanye n'akazi ariko mugahuza ubuzima busanzwe. Urukundo rero ni rurangwa nyine n'urwo rugendo, ariko hakazamo n'amarangamutima y'umuntu ku giti cye, hanyuma ashobora gutuma nyine muva kuri step imwe mukajya no ku yindi, bikaza no kurangira nyine wenda mwemeje ko mubana. Inama rero nuko urumva bisaba kwitonda, bisaba kwihangana. Iyo ukundana n'umuntu nyine no munsi ejo bikaba byanze ariko mukabisubiramo, bisaba nyine kumenya ko ni nko kwiga, umuntu ariga agatsinda cyangwa agatsindwa ariko bikarangiza amasomo ayarangije. Gukunda rero ni urugendo rusaba urumva utwo tuntu tugiye dutandukanye. Biba binari ngombwa ko abantu bagombye kujya bamara igihe kitari gitoya ariko nanone kitari kinini cyane kugira ngo babanze bamenyane neza, hanyuma umenye na famiye y'umuntu nawe amenye yawe, nimba nawe ngombwa buri wese mumenye nyine defo ze na karite ze. Ariyo mpamvu baba bisaba nyine igihe cyo kugira ngo mwiganeho, noneho muve no muri ibyo ngibyo mupanga n'ukundi mushobora kubana ariko mwabyumvikanyeho mu buryo, kuko iyo mumaze kumariya ntagarana n'ibivuga ngo tuzabana imyaka ingahe. Aha. Okay, njyewe iyi nama nagira abantu bakundana nimwe n'ukudahubuka. Kudahubuka, gukunda ni byiza, biranaryoha, ariko bikuryohera iyo bitwaye muri realite zawe cyangwa bitwaye mu buryo bwawe. Nyine ntukunde mu ishusho yundi, kunda wowe ubwawe, ukunde muri kamere zawe, ukunde mu migenzereze yawe, mu migirire yawe, ntunishushanye. Ikindi cya kabiri gikomeye wenda nuko gukunda nta kintu na kimwe bigomba gushingiraho, ubundi wakabaye ureka amarangamutima yawe akagira ibyo akaya. Wowe ntukreye ngo ndashaka gukunda umuntu ufite ibi, ndashaka gukunda, umva ni ndashaka ariko bitari muri coup de foudre yawe ya mbere. Rero ntekereza ko gukunda ushingiye ku byo wowe uko uteye biragufasha kurenza gushingira ku by'abandi cyangwa gushingira ku ukunda. Icyo nshaka kuvuga gushingira ku ukunda, tuvuge nshobora kuba nzi ngo muhire akunda kara ya noir, njyewe ntanayikunda habe na gatoya, ariko nk'impressiona, nkashaka kumwimpressiona igihe cyose nje kumureba wenda nkaza nambaye umukara, simukunda habe na gato, wenda nakurere yanjye ntibijyanye. Ndabizi neza ko bitambereye bitanahuye, ariko kuko mvuga ngo ndashaka kuko impressiona muhire, ndashaka kuko umukunzi wanjye ambona muri iyi shusho kuko ari yakunda. No, baho kukunze ube wishimiye, then ukundane n'ugukunda uko nguko gusanze.
ikindi gukunda ibintu ni byiza ariko ibintu biraza bikagenda ntago ari byiza na mwiriya gukunda umuntu ushingiye ku byo afite kuko ubutunzi ni nk'umubiri urabyibuha ukananuka n'ubutunzi buraza bukagenda ariko iyo umuntu warasigara inner person wa muntu ntago agenda Marilene kamere ye still izaba ari Marilene ushobora no kubona wenda tuvuge nk'abantu twiganye muri secondaire haciyemo imyaka ingahe bakuvuga ati Marilene ateye gutya no mu kazi bikaba bizwi ko ariko nteye no mu rugo nyine uko uteye bidahinduka bisangiza uwo mukundana kugira ngo abyakira byemere mukomezanye cyane atabyakira yigendera haza undi ubishoboye voilà dusoza nagira ngo turirimbire gatoya akantu gatoya cyane ese koko mana umuntu uzi kuririmba koko byakonana ntago byananira cyane aisha 250 kugira ngo n'ubutaha tuze gukora party yo kuririmbana shano ko party yo kuririmba yine ngono sibyo okay sindaririmba iki koko abgaradirija kanya turakamuhari umuntu akubwiye rero ngo ririmba hari n'ubwo indirimbo zita zibura ariko aririmbiye ngende interpreta indirimbo opera ntabwo ushobora kubona indirimbo yawe ko bari nka partition zuzuye ni comédie musicale voilà rero iyo ari comédie musicale biragora ko ufata ibintu byaririmbwe ukabyinterpreta nuko ngo biba bimeze ugakora remix zawe ugakora version zawe ariko still interpreta iby'abandi okay ngaturirimbira akukunda akira ngwe mikora Yesu we okay indirimbira buze tasazi navukomeruka gukora ndapfuye bo ndaririmbiye hera muhindirimbiye iyo ushaka okay kibuga nicyo Yesu we ndaririmbiye indirimbo ko nzibuze kandi ari nyinshi Du Seigneur, que vous ai-je fait pour que plus je tombe? Et puis vous me laissiez tomber, j'avais rêvé d'un cœur si grand, que le mien y trouverait place, pour un bonheur à partager. Du Seigneur, que vous ai-je fait? J'avais rêvé d'une autre vie, quand ma vie passait comme un rêve, j'étais prête à toutes les folies, à toutes les passions qui se rêvaient. J'étais si jeune, où est le mal? Je voudrais rire, aimer, vivre, danser jusqu'à la fin du bal, ivre du bonheur d'être libre, mais les loups rondent dans la nuit, et l'air des fleurs m'a tracé, moi je comble l'appétit du premier voleur qui passe. Il a accoutumé ma vie à la chaleur de sa présence. Et puis un jour il est parti, a mis en vol mon enfance. Parfois je rêve de lui encore, il me supplie et il regrettait. J'avais rêvé d'une autre vie, à peine commencée elle s'achevait. J'avais rêvé d'une autre vie, mais la vie a tué mes rêves. naririmbye nk'umuntu utakoze repetition. uzi kuririmba cyane. ntago naririmbye cyane ko ndirimbye cyane n'epfiri abatwumva naririmbye gake cyane ariko nyine umuntu nsanze muri repetition nibwo biniryohera kuko nyine mba nakoze ijwi kandi kurimba
hejuru yogi rero ndirimbye nk'umuntu utakoze repetition ngo bitabiha cyane ntago biryoshye ubwo uzaze tuje kuririmba nyine ndi mu maraso yo kuririmba ko ndi mu maraso yo gutekereza waje kutuganiriza murebe ibiganiro mu birangize ko ndizera mwabahitiyemo ibiganiro byiza kandi Imana ibahe umugisha hari indirimbo tujya turirimba ngo the Lord bless you and keep you, the Lord make his face to shine upon you, and be gracious unto you. Voilà. Nyagasani nyine abaho umugisha kandi aho umugisha ibiganza byanyu nibyo mukora bibahire. Murakoze. abantu bakore subscribe, liking, sharing, na commenting kwa I shoot 250 I shoot. Murakoze cyane.